Nshuti bakunzi ba Mfatikiganza TV, nanone ndabasuhuje. Ni Uwamahoro Donati muvugana mu ijambo ry'ubwenge. Uyu munsi rero mu ijambo ry'ubwenge nabazaniye agakuru kitwa ngo irushanwa ryo gushushanya. Mu gihugu kimwe rero cyayoborwaga n'umwami ukomeye, yaje gutanga irushanwa ryo gushushanya, ashaka abanyabugeni batandukanye bafite impano zitandukanye kugira ngo bamufashe muri iryo rushanwa ryo gushushanya. Ikizamini rero nubwo kitari cyoroshye, wakoze iki kizamini cyari gikomeye. Uwo mwami wayoboraga icyo gihugu yari afite inenge ebyiri. Inenge bana murabizi, inenge ni ikintu kimwe. Icya mbere yari yapfuye ijisho, icya kabiri yari yaracitse akaguru. Abanyabugeni bakavuga bati rero nituramuka dushushanyije umwami tukagaragaza inenge ze, azahita duca mu gihugu atwirukane burundu. Uwo bakozeho wese bakamubwira bati hari irushanwa ryo gushushanya ifoto izagaragaza umwami ku buryo naramuka natanze uvuga gupfa, abazaza bose bazareba bakavuga bati umwami twari tumuzi. Uwo bakoze wese akavuga ati reka reka sinabishobora, singiye gupfa, singiye gufunga. Uwo bakoze wese akavuga ati reka sinabishobora. Kera kabaye rero haza kubaho umunyabugeni umwe wari umuhanga cyane, nkaba abahanga tuzi babayeho mu mateka mu binyejana byatambutse. Aravuga ati jewe umwami nzamushushanya, ifoto ye nyishyira ahagaragara ku buryo azaba ari ifoto nziza buri wese azajya areba akayishimira kandi akamenya ko ari umwami wadutwaye, watuyoboraga neza, kuko uwo mwami yakundwaga n'abaturage bose. Ubwo abami bamwe na bamwe bigize ibikomangoma batinywa nabo bayobora, uwo mwami yarakundwaga cyane, kabone nubwo yari afite izo nenge ebyiri. Umunyabugeni rero yabigenje ate kugira ngo atsindire igihembo cyo gushushanya umwami kandi umwami yishimye? Yarebye aravuga ati abami aho bava bakagera bakunda kurwana kandi bagatsinda ibihugu. Mu kumushushanya rero yafashe umwami amushushanya yicaye ku ndogobe kandi arimo kurasa. Muzi rero ko umuntu wicaye ku ndogobe ari kurasa, umushushanyije hagaragara akaguru kamwe, kandi kugira ngo urase neza nuko bisaba kubanza ukica ijisho. Igishushanyo rero agishyiraho ngaho cy'umwami ari kurasa yishe ijisho, akaguru kavuyeho katagaragara. Umwami yitegereje arareba asanga nta muntu n'umwe wabayeho ufite ifoto nziza nk'iyi. Umunyabugeni atsinze atyo, atsinda igihembo cyo gushushanya cyaraniye abantu benshi batandukanye. Singe wahera rero hahera umunyabugeni, abanyabugeni n'umwami watanze ikizamini cyo gushushanya. Nirihe somo rero twakura muri iri jambo ry'ubwenge? Isomo twakuramo ni ugushaka icyiza, ukareba ikintu cyiza kuri buri muntu wese muhuye. Uri umwarimu, uri umurezi, umwana ukuje akugana imbere gerageza kumushakamo icyiza. Uri umucuruzi, abakiriya baza bakugana gerageza kubashakamo icyiza. Akazi kose rero wabukora ugerageza gushaka icyiza mu muntu wo kumubonamo ikibi. Murakoze.